Muraho neza abo tubana kuri Health and Life nk'uko bisanzwe, ndabashuje cyane kandi bahaye ikaze nk'uko bisanzwe. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku kintu cyitwa stress ariko by'umwihariko indwara ziterwa na stress, ni ukuvuga ngo ingaruka cyane izo nshaka kugira ngo tugarukeho uyu munsi. Stress imereye nabi, winyongerera stress, izi ni zimwe mu mvugo wumva ni ingero zose, abakiri bato n'abakuze, abagabo n'abagore, abafite akazi n'abakabuze, ubumva n'imvugo nk'izo. Akazi, abakoresha, abo tubana, twebwe ubwacu, ni byinshi binyuranye bishobora kugutera no kukongerera stress, ari byo twagereranya no kudatuza bigendana no guhangayika. Nyamara kandi stress si amarangamutima gusa, stress si mu mutwe gusa, ahubwo stress ni umubiri wose. Iyo ugize stress umubiri wose ugerwaho n'ingaruka zayo, aho imiyoboro y'amaraso yifunga, umuvuduko w'amaraso ukazamuka, ndetse n'umutima ugateragura cyane. Guhumeka nabyo biriyongera, nuko mu maraso yawe hakiyongeramo imisemburo ya cortisol na adrenaline. Iyo rero ni ukuvuga ngo iyo rero ya stress igutinzeho, nta kabuza za mpinduka zibyara uburwayi nk'uko tugiye kugenda tuzibona. Indwara ya mbere ushobora guterwa na stress ni indwara y'umutima. Umutima ni wo wa mbere ugerwaho n'ingaruka za stress, aho ugira ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso, kandi si ibi gusa kuko ishobora no kugutera cyangwa se igatera umutima guhagarara, dore ko stress itera umutima guteragura cyane, bityo bikazamura igipimo cya cholesterol na triglyceride mu maraso. Birumvikana rero neza ko stress ni ikintu gifite uruhare runini cyane ku mutima. Indwara ya kabiri ni asima. Ntabwo stress ubwayo itera asima nk'uko turimo tubivuga, ahubwo niba usanzwe uyirwara bikongerera kurembeshwa nayo, kugira crise idasanzwe. Gusa nanone ubushakashatsi bugaragaza ko ababyeyi bahora na stress baba bafite ibyago byinshi byo kubyara abana barwaye asima. Indwara ya gatatu, umubyibuho ukabije. Uyu ni umubyibuho ukabije ku gice cyo mu nda bakunze kwita nyakubahwa, dore ko stress ituma umusemburo wa cortisol ukorwa ku bwinshi, kandi ubwinshi bwawo butuma ibinure by'umubiri byibika mu nda. Gusa aha twakongeraho ko stress atari yo gusa itera kuzana inda nini. Indwara ya kane ni diyabete. Stress izongera ibyago bya diyabete mu buryo bubiri. Ubwa mbere, stress ishobora gutera kuryagagura no kunywa ugakabya. Bwa kabiri, stress izamura igipimo cy'isukari ku basanzwe barwaye diyabete. Indwara ya gatanu ni umutwe. Nibyo koko stress izakuzamurira ibyago byo kurwara umutwe, by'umwihariko umutwe w'uruhande rumwe, ari byo twita migraine. Indwara ya gatandatu ni agahinda gasaze. Aka gahinda gasaze karangwa no kwiheba, kwigunga no guhangayika,
aho ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu baterwa stress n'akazi kandi kabahemba make ugereranyije n'ingufu baba bakoresheje, bagira ibyago byo kuzagira depression kurenza abo bakora kimwe ariko bahembwa menshi kubarusha. Indwara ya 7 ni ibibazo mu gifu n'amara. Aha ntabwo stress itera ibisebe mu gifu gusa, iyo birimo ituma byiyongera. Gusa stress zagutera ikirungurira kidakira ndetse n'ibibazo mu mara bijyana no kurwara impiswi cyangwa se kwituma impatwe. Indwara ya 8, indwara yo kwibagirwa ikunze gufata abashaje. Ubushakashatsi kandi bugaragaza yuko stress ituma indwara yo kwibagirwa irushaho gukara ndetse ikaba yanaza ukiri mu myaka mito, nubwo ahanini ikunze gufata abageze mu zabukuru. Indwara ya 9, ibicurane n'inkorora. Ntabwo stress ari yo ibitera, ahubwo stress ituma ubudahangarwa bw'umubiri bugabanyuka, nuko indwara ziterwa na virusi cyangwa se ubwivumbure bw'umubiri harimo ibicurane n'inkorora zikaguca urwaho, zikakwibasira, zikanakurembya. Indwara ya 10 harimo gusaza imburagihe. Mu mikurire ya muntu hari bimwe bigendana n'imyaka umuntu aba afite, nko kumera imvi, gupfuka imisatsi cyane aribyo twakwita uruhara, iminkanyari, rubagimpande n'ibindi biza ari uko umuntu ashaje. Stress rero yo ituma ibi bintu bikuzaho mbereho imyaka hagati hafi y'imyaka 9 kugeza kuri 17. Niho uzasanga wazanye imvi ukiri muto cyangwa se uruhara n'isura ishaje kandi imyaka ari mike. Aha naho twongeraho ko hari ibindi bishobora gutuma umusatsi upfuka no kumera imvi zazanywe na stress. Iyo ya stress ishize akenshi nabyo biragenda. Indwara ya 11 nubwo tutayita indwara ahari, ariko gupfa imburagihe. Nubwo urupfu ntawe urubuza kuza igihe cyageze, ariko hari ibyongera ibyago byo gupfa ukiri muto. Ubushakashatsi bugaragaza ko ababa mu buzima bwuzuye stress bapfa byihuse ku kigero cya 63% ugereranyije n'abo bangana bibera mu buzima butagira stress. Kandi birumvikana kuko ubudahangarwa bwabo buba bugabanyuka bukarwaragurika. Kwiyahura kuri bo biba byoroshye kurenza abadafite stress. Muri make ibi nibyo dushobora kuvuga cyangwa se biri ku isonga mu ngaruka ziterwa na stress ihoraho. Gusa si byo byonyine, gusa inkuru nziza ni uko hari uburyo bwagufasha guhangana na stress, bityo ugakuraho ingorane zo kuba warwara ziriya ndwara zituruka kuri stress ihoraho. Naho ngaho rero kandi nakagaruka tuzakomeza no kuganiraho byinshi ku kijyanye n'iyi ndwara, ariko by'umwihariko ndashaka ko tuzafashanya tukabihera mu mizi byihariye, kuko ni ikintu kimaze kuba ikintu gikomeye cyane kitoroshye muri iyi minsi. Bisa nk'aho abantu bafite ibibazo bitandukanye, yaba ibibazo bya sosiyete bisanzwe, ibibazo y'aho abantu bagenda, abo babana nabo mu miryango, n'icyo usanga ari ibintu birushaho kuzamuka cyane ku buryo usanga abantu babana nabyo. By'umwihariko usibye no kuvuga ngo stress,
nk'uko twabibonye muri izi ndwara twabonyemo icyo twita agahinda gasaze, agahinda gakabije, bijya kuba nk'ihungabana, bitera ihungabana, ni depression. Ndashaka ko ubutaha mu gice cy'iki kiganiro tuzavuga kuri depression tukayiva imuzi, kugira ngo turebe ese twakifasha gute, ese twafashanya gute. Si ibyo ngibyo gusa, ahubwo turifuza no kuba twagira ikintu dukora kimeze nk'ahantu ho kuganirira, kuko usanga mu bibazo bikomeye umuntu ufite stress, umuntu ufite depression abanza guhura nabyo ni ukubura ahantu atoborera akavuga, ni ikibazo kitoroshye. Hanyuma ndaza kwemera rwose umuntu ufite igitekerezo cy'uburyo dushobora gufashanya muri ubwo buryo, ambwire. Ndaza kuba nashyizeho nimero zanjye, hanyuma nyandikira, mvugisha, mbwire uburyo dushobora kubikora, kuko turifuza kubitangira, turifuza kubikora, tukagira ahantu abantu bagerageza bakavuga bakabohoka, umuntu akirekura akabasha kuvuga, birafasha cyane. Nuko rero nakagaruka, turi kumwe mu kiganiro cy'ubutaha, tuzaba twabivuye imuzi byinshi cyane. Turagerageza gukorayo uko bishoboka kose kugira ngo buri muntu wese bizabashe kumugera ku nzoka, cyangwa se bimugere aho bikwiye kumugera kandi abyumve neza. Nuko rero murakoze cyane kubana natwe. Ndashimira abantu bose badukurikiraho muherereye mu mpande zose, mbashishikariza gukora like, share and comment, mukatubwira uko bimeze. Murakoze cyane, mugire Imana n'amafaranga.